Nshuti bakundwa muri Yesu Kristo, tubarikiye gukurikirana ibi byigisho byatambutse muri gahunda yo kuriza ubusa no gusenga mu masaha 28 yabaye ku itariki ya 22 Kanama 2021 kuva isabato isoje guhera ku isaha ya 12 kugeza ku cyumweru ku isaha ya 12, aho twigaga ijambo ry'Imana tunasenga muri iryo joro ndetse no ku manywa yose y'uwo munsi. Kuri uwo munsi twari turi kumwe n'ababwiriza batandukanye ari bo Niyonzima Paulin, Mucyo Ale, Gakwaya Joel, Isimbi Singizwe Viviane, Rukundo Emmanuel, Habagusenga Damascene, Mazimaka Philippe, Kayitare John na Pastor Nsabihoraho Zakari. Aya matara yakorewe kuri Zoom yitegure gusanganira Imana yawe. Mushobora gukurikirana ibyigisho kuri YouTube banditsemo ngo itegure gusanganira Imana. Mwateguye na itegure gusanganira Imana yawe hamwe na Umugenzi Ministry. Shimye Imana cyane Imana amahirwe yo kugira ngo tubane muri kano kanya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashima Imana yateguye ubu buryo ndetse ni gahunda kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, nk'uko umuvandimwe Damura bisenze, nk'uko n'abandi banje babivuze. Ntabwo byari gahunda y'umuntu, yari gahunda y'Imana. Imana ibishimirwe. Twabonye umumaro wa Mwuka Wera ndetse twabonye nuko aribwo bukene itorero rifite. Hari igitabo mfite cyitwa The Church Most Greatest Need, ni igitabo cya Ellen White. Bavuga yuko ikintu itorero rikeneye si ukubaka insengero, si ugushyira amakorari, ntabwo ari gutanga icya 10, nta nubwo ari ukubatiza abantu benshi. Ikintu The Church Most Greatest Need ni ugusaba Mwuka Wera. Donc nicyo kintu, nibwo bukene itorero rifite. Ibitaro turabifite, amashuri turafite, ariko ntabwo tugira umwanya wo gusaba Mwuka Wera. Tuganira rero icyigisho cyiza kiri budufashe nanone kugira ngo kivane mu itorero muri rusange, kuko akenshi iyo turi kuvuga itorero rye tureba buri wese akarebera ku itorero ry'ahantu ari, ahubwo tugiye kubirebera noneho ku itorero nkanjye ni iki Imana inshakaho, ko ni gute nahabwa Mwuka Wera, ni gute nahabwa Mwuka Wera. Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe, igihe yahabwaga igitabo cy'ibyahishuwe ari ku kirwa cy'Ipatimo, mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere, Yesu yasanze Yohana agiye kumuha ubutumwa, amwiyereka mu buryo yari afite Mwuka Wera. Donc reka tuyasome, reka kuyaparaphrasinga. Ibyashuwe igice cya mbere 40, ibyashuwe igice cya mbere 40 yanditse ngo, njyewe Yohana mbandikiye mwebwe mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu be muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo. Iri jambo ry'Imana nashakaga. Yohana yakoresheje ijambo ryitwa imyuka 7. Rimwe na rimwe iyo abantu bari kwiga Bibiliya bakagera ahantu hari igihe abagora. Ese Imana ifite imyuka 7? Saha gusa no byashuye igice cya 5, ibyashuye igice cya 4 umurongo wa 5, twongera kuhabona Yohana ubwe yerekwa Imana. Yohana yerekwa intebe y'Imana, yerekwa Imana, none yagiye abona imyuka 7. Ibyashuye igice cya 5 handitse ngo, kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza ya 7 yaka umuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Rero aha niho tugiye kuzashingira ibyigisho byose. Tugiye kuzareba iyi myuka 7 ni iyihe. Mu by'ukuri si uko ari imyuka 7, terminology yakoreshejwe cyangwa se imvugo yakoreshejwe ni imyuka 7, ariko si uko ari imyuka 7, ahubwo ni umwuka umwe mu buryo bugenje gute, bwuzuye Imana ishaka ko twakira. Ntabwo Imana ishaka ko kuduha Mwuka Wera mu buryo bw'igice. Niba Imana yariyeretse Yohana mu buryo bw'imyuka 7, kuko tuzi ko karindwi yayo wera mu buryo bugenje gute, bwuzuye. Imyuka 7 ntabwo umwuka w'Imana ugenda ari umwuka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 5, ya igenda ari imyuka ingahe? 7. Ariko si imyuka 7, ahubwo ni umwuka umwe mu buryo bugenje gute, bwuzuye. Ubu buryo bwuzuye ni ubuhe? Yesaya igice cya 11, Yesaya igice cya 11, Yesaya igice cya 11 turasoma dore ku murongo wa mbere. Yesaya igice cya 11 turasoma dore ku murongo wa mbere. Imana rwose nizeye nashidikanya ko izabana natwe muri aya masengesho.
Yesaya igice cya 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesaya 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri tugiye gusoma. Haranditse ngo, cyangwa se reka sharing screen ko ndumva Yesaya igice cya 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Okay. Haranditse ngo, mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Murakurikiye? Mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami. Tuzi ko shami uvugwa ni Yesu Kristo. Mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Uwo ni umwuka kangahe? Ndifuza ko tujyana. Ntacyo mwabyandika no muri comment n'ubwo wasabye ngo muri comment twandike bikeya, ntacyo ariko hari by'ingenzi tuba tunakeneye kugira ngo turebe ko turi hamwe turi kujyana. Bagiye kutubwira mu shami azaba yuzuye umwuka. Uyu mwuka uzigaragaza mu buryo bungahe? Wa mbere, umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Umwuka w'ubwenge, uyu ni wa kangahe? Wa kabiri. N'ubuhanga, uyu ni wa kangahe? Wa gatatu. N'uwo kujya inama, uyu ni wa kangahe? Wa kane. N'uw'imbaraga, uwo ni wa kangahe? Wa gatanu. N'uwo kumenya Uwiteka, uwo ni wa kangahe? Wa gatandatu. N'uwo kumwubaha. Amen. Yesu Kristo ubwo yabatizwaga mwuka barakamanukira kuri we, ntabwo mu ishusho y'inuma hamanutse umwuka umwe, ahubwo hamanutse umwuka mu buryo bugenje gute? Bwuzuye. Ntabwo hamanutse umwuka w'igice. Imana ishaka kuduha umwuka wera mu buryo bugenje gute? Bwuzuye. Njyewe muri kino cyigisho cy'uyu munsi munako muri aya masaha tugiye kuganira ku cyitwa umwuka w'Uwiteka. Abandi bavandimwe dufatanyije nabo bazajya Imana iraza kubakoresha kugira dusobanukirwe umwuka w'ubwenge nuhe, w'ubuhanga nuhe, wo kujya inama nuhe, w'imbaraga, wo kumenya Uwiteka no kumubaha nuhe. Ariko ngiye muri kano kanya tugiye kuganira ku mwuka w'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka ni uwuhe? Kuki Imana ikeneye kuduha umwuka ihereye ku mwuka w'Uwiteka? Ese igituma uyu mwuka w'Uwiteka utaba muri nge, utaba muri wowe ni ikihe? Munyemere duciye bugufi twongere twiragize Imana maze dusenge. Nanone Imana yacu turagushimiye ko udukunda kandi utwitayeho. Ijambo ryawe rigiye kubumburwa, turagusabye tukwinginga kugira ngo uvugane natwe. Ikintu cyose cyaturangaza kigatuma hagira umuntu umwe cyangwa se benshi bacikanwa n'iri jambo, Mana turakwinze kugira ngo ibyabarangaza ubikureho. Uduhe kubana amaso nawe, udufashe kugira ngo uyu mwuka w'Uwiteka ube muri twebwe, kandi tumara kuwakira uduhe kuba amaso kugira ngo tugumane mu mitima yacu cyane. Tuzi neza ko igituma mwuka wera ataba muri twe ari abadayimoni Satani yaritse mu mitima yacu. Utwigishe uko wirukana abadayimoni muri twe, batuma ijambo ryawe n'umwuka wawe ataba muri twe. Hari igihe wirukana abadayimoni muri twe, imitima yacu igasigara irimo ubusa kandi wari ukeneye kuzuza umwuka wawe wera. Turakwinze kugira ngo nitukwemerera ko wirukana abadayimoni muri twe, uduhe n'ubundi gukomeza kugusaba kugira ngo imitima yacu yuzuze umwuka wawe wera. Utwigishe kugeza ku musozo, kandi ntutwigishirize kumenya, ahubwo utwigishirize kugira ngo duhinduke rwose mu izina rya Yesu. Amen. Tuganira ku mwuka w'Uwiteka. Uyu mwuka w'Uwiteka ni uwuhe? Mu isomo turi buze kuganira tunatindeho cyane ni isomo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 12. Tugiye gusoma ku murongo wa 10:43 tumanuke tugeze ku murongo wa 45. Matayo 12:43 tugende tugere ku murongo wa 45. Handitse ngo iki? Haranditse ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi, ashaka uburuhukiro akabubura. Akavuga ati, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa,
ikubuwe iteguwe, niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi, niko bizaba ku b'iki gihe kibi. Yesu yerekanye ikibazo gikomeye inyoko muntu ifite. Yerekanye yuko umuntu utari wakira Kristo ameze nk'inzu ituwemo n'iki? N'abadayimoni. Ariko iyi nzu nubwo ituwemo n'abadayimoni, aba ari nk'abadayimoni bigendera. Ntabwo ari abadayimoni bari permana, ntabwo ari abadayimoni bagumye muri iyo nzu mu buryo bw'iteka. Oya, ni abantu bayirimo ariko bashobora no kuyivanwamo isaha iyo yose. Ariko nanone kandi yerekanye yuko ntabwo iyo nzu kwirukanamo kw'abadayimoni ari igikorwa kiba kivuze ngo kirarangiye by'iteka ryose. Oya, hari igihe uwugira ubuntu abadayimoni bamuvanwamo, ariko iyo atabereye maso ubugingo ngo iyo nzu ye kuguma iri mu busa, ahubwo aba badayimoni baragaruka kandi bakagarukana ububi buruta ubwa mbere. Yesu uwo mugani awurangishije ikintu gikomeye, aravuze ngo ni nako bizaba no ku b'iki gihe kibi. None iki gihe Yesu ari kuvuga ni ikihe? Iki gihe ari kuvuga ni iki gihe nge namwe tugenje gute? Ni iki gihe nge namwe turimo, iki gihe kibi. Ntabwo Yesu avuze ko iki gihe ari cyiza. Ntekereza yuko nge namwe turiho kuri iyi tariki y'uyu munsi turahamanya na Yesu yuko iki gihe kigenje gute? Iki ni igihe kibi. Iki ni igihe kibi. None ni gute Yesu ashobora kwirukana umuntu cyangwa se umudayimoni mu mutima w'umuntu? Reka wenda mbanze mbabazi, ese igituma turakara, tukavuga nabi, tukabeshya, tugasambana, tukiba, tukagambanirana, tukirema ibice, ni umwuka wera ubidutegeka cyane abadayimoni babidutegeka? Ndagira ngo umuntu wese yisange mu cyigisho, hatagira umuntu ukirebera ku bandi. Igituma ubeshya ni iki? Ni mwuka wera wakwiwe cyane abadayimoni? Burya abadayimoni, umuntu waritswe n'abadayimoni ntabwo ari umuntu babandi tubona muri ADPR batitiza. Oya, umuntu ufite abadayimoni ntabwo ari abandi tuba muri biriya bikebagura. Oya, sabo gusa nabo nibyo koko baba barasabitswe n'abadayimoni, ariko ndagira nkubwire yuko nawe na bya byaha binini cyangwa bito mu byiciro twe tubishiramo, umenye yuko ari Satani cyangwa ari abadayimoni baba bari muri wowe bagutera kubikora. Ese murakurikiye abantu b'Imana? Kugira ngo icyisho tukiyumvemo, ndagira ngo nkumenyeshe yuko nta muntu, Paul yabitwigishije mu kanya, nta muntu uzajya mu ijuru atarahindutse byose kandi ahinduwe na mwuka wera. Ubwo niba tumaze kwemeranya yuko twese tugifite abadayimoni, twese abadayimoni bajya baza muri twebwe. Reka nongere nsubire ijambo natangiye mvuga. Umugabane wa mbere ku munota wa 23, iyo dayimoni avuye mu muntu, ni cyerekana ko dayimoni aba ari mu muntu ariko bitari permana mu Kinyarwanda ni bitari guturamo bihoraho, ahubwo agaruka guturamo bihoraho iyo yanzu ku 25, aho batubwiye ngo iyo aje agasanga inzu iri vide, irimo ubusa, irakubuwe, iratunganyije, uwo mudayimoni ngo ntabwo yaza wenyine, agaruka n'abandi no bakavuga ngo reka tujye gutura mu nzu twagenje gute? Twahozemo. Wirinde Imana itaba yatangiye igikorwa cya mbere umutima wawe bikazasoza ikindi gikorwa giheruka ubujije Imana kugikora mu mutima wawe. None Yesu ni gute yirukana abadayimoni? Yesu ni gute yirukana dayimoni mu muntu? Yesu ni gute yirukana dayimoni mu muntu? Muri iri somo tugiye kurebamo ibintu 4. Ndabasabye mu byandike. Njya abantu turi hano hamwe rwose byanejeje, bafite amakarne barimo barandika. Nawe ndagusabye kugira ngo kubw'inyungu y'ubugingo bwawe wandike ibyo tugiye kwiga, ndetse n'ibyo turibuze kwiga no bindi byigisho abana bavandimwe babuze kudufashisha. Tugiye kureba ibintu 4, turaza kureba ibihamya byinshi cyane byo mu kabuhanuzi, ariko tugiye guhera kuri 2. Muri iri somo tugiye kureba ibintu 4. Icya mbere, iyi nzu irashushanya umutima w'umuntu wese witsindishiriza. Iyi nzu irimo dayimoni ku nshuro ya mbere, irashushanya umutima w'umuntu wese ugenza gute? Witsindishiriza. Icyerekana umutima w'umuntu utsindishiriza ni iki? Ni uko aba atanga impamvu y'icyaha yakoze. Urakurikiye? Wigenzurire muri kino cyigisho ndakwinginze.
ibi nibyo turimo turavuga, turaza kubisoma ku musozo mu biheme byinshi cyane. Umutima w'umuntu utsindishiriza ni umuntu iteka ryose utanga excuse, utanga impamvu z'icyaha agenje gute yakoze. Iyo mpamvu ntishobora gutuma Mwuka Wera yinjira mu mutima wawe uko byamera kose. Mu gihe cyose ugitanga impamvu y'icyaha, mu gihe cyose ugikora icyaha ariko ukongeraho ngo ariko nakoze ibi, ariko nararakaye kuko wandakaje, icyo gihe umenye yuko ufite ikibazo, kuko umutima wawe ugenze gute, uritsindishiriza. Narabeshye kubera ko iyo ntabeshya ntago nari kubona uburyo bwo kwivana muri kiriya kibazo. Reka ngaruke ku kindi kintu, wenda nubwo tuzabikora ibyigisho mu minsi iri imbere. Nafashe urukingo kubera ko iyo ntarufata ndabizi yuko ruzangiriza umubiri wanjye, ariko nararufashe kubera ko iyo ntarufata nari kuzabura akazi. Ni miliyari zingahe mu isi zidafite akazi kandi wenda zibayeho? Uwarufashe kubera indi mpamvu nta kibazo, narababwiye nti ubu ushaka kurufata kuko impamvu y'ubuzima, ibyo ni akazi ke. N'udashaka kurufata kubera ko azi ububi bw'icyo bwari bizageza ku mubiri we. Umuntu agasanga azi neza ko ijambo ry'Imana tubwira ngo turinde imibiri yacu nk'abarinda insengero z'Imana, ariko utsemba umubiri cyangwa se urusengero rw'Uwiteka, Uwiteka azageza gute? Azamutsemba. Umuntu akavuga ati nemeye kugurisha ubugingo bwanjye, nemeye kugurisha umubiri wanjye kubera umutima wose witsindishiriza, ubu usabitswe na dayimoni, kandi uwo mutima Imana ntigenza gute, ntiwemera. Ni ikimenyetso cy'uko uwo mutima utarimo Mwuka Wera. Icya kabiri, muri iyi nzu twabonye yuko harimo umudayimoni umuntu aba yarananiwe kwirukana mu giti cye, mu mbaraga ze. Kubera ko yananiwe kwirukana umudayimoni, reka mfate urugero, ndarakara. Umudayimoni utera Ale uburakari, kubera ko Ale yananiwe kwirukana uburakari muri we. Uwo mudayimoni biragaragara yuko arusha Ale imbaraga, niyo mpamvu anagenza gute, yitsindishiriza. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo Ale ni umubwiriza waciwe, ahita arakara. Ndi kuvuga nitangaho urugero kugira ngo nagire uwo mvuga bikamubera bibi, ariko ntihagire ugira ngo wenda ibyo ndi kuvuga ni reality, ariko ndi gushaka gutanga urugero kugira ngo bigenze gute, byumvikane. Njya nkunda gutanga ama example ari typique, sinkunda guca imigani, nta n'ibitekerezo ngira, wenda abantu tumenyeranye murabizi. Rero ndi kuvuga ibintu ariko nagire bifata nkaho ari reality. Reka dufate urwo rugero, wenda kubera ko urugero rw'ibintu bizwi, reka dufate urwo rugero. Ale ni umubwiriza, baravuze bati Ale yaraciwe. Ejo noneho hari uwambwiye w'inshuti yanjye, ndabizi aranakurikiye, namubonye ariko ntabwo ndivuga izina rye, yarambwiye ati barambwiye ngo kubera ibyigisho wakoze umaze igihe kirekire udakora ibyigisho, Ale twarakubuze. Ejo muri twarahuye, arambwira ati umaze igihe kirekire udakora ibyigisho, none barambwiye ngo baragukubise, baragufunze, ndetse ngo bari bagupangiye ngo bazakwica. None mbwiza ukuri, ibyo bintu nibyo cyangwa si byo? Twaje kuganira, mubwira yuko ari ibihimbano kuko abantu bagira yabo, ariko murumva yuko umutima w'umuntu utsindishiriza ni umutima w'umuntu iteka ryose utanga excuse z'icyaha, akavuga ngo nakoze iki kubera impamvu iyi n'iyi, aho kugira ngo acyemere umutima we anaciye bugufi kugira ngo ageze gute, yihane. Icyo ni icya mbere. Ariko nanone kucingera ubwo ntsindishiriza icyaha, ni uko icyo cyaha kindusha imbaraga. Mu yandi magambo, uwo mudayimoni uri muri njyewe aba ari umunyamaboko. Murakurikiye? Uwo mudayimoni uri muri njyewe aba ari iki? Aba ari umunyamaboko. Niko ijambo ry'Imana ryise uyu mudayimoni. Icya kabiri, uyu mudayimoni nubwo ari umunyamaboko, ijambo ry'Imana rigiye kwerekana yuko niba hari imbaraga zigera ubwo zimuvana mu mutima w'umuntu, uyu mudayimoni hari undi munyamaboko umurusha iki? Imbaraga. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo dayimoni avuye mu muntu, nitwumviye introduction biraza kutworohera kwinjira mu cyigisho neza cyane. Iyo dayimoni avuye mu ki? Mu muntu. None uyu mudayimoni utuma nitsindishiriza, utuma ngera ubwo ntanga impamvu zo gukora icyaha, niba abasha kuva muri njyewe, nicyerekana ko hari umunyamaboko urusha amaboko uwo munyamaboko. Amen. Kandi uwo munyamaboko ni Kristo. Kristo niwe wirukana Satani mu mutima w'iki? Mu mutima w'umuntu. Icyo ni icya gatatu. Cya mbere, iyo nzu irimo dayimoni ni umutima watsindishiriza. Icya kabiri, umunyamaboko uri muri iyo nzu cyangwa se untera gukora icyaha kubera ko kindusha imbaraga, niko Pawulo yavuze mu Barome. Icya gatatu cyangwa se icya gatatu turibuze kubona muri iri somo, muri kino cyiciro cyose, ni umunyamaboko ukomeye ubasha kwirukana dayimoni mu muntu. Uwo munyamaboko ukomeye ni Kristo. Icya kane,
ninde ufasha Kristo kwirukana uwo munyamaboko mu mutima wanjye? Aha rero nashaka ko tugera. Ninde munyamaboko ufasha Kristo kwirukana dayimoni mu mutima wanjye? Dusome Matayo 12:28. Ese turi hamwe? Ari abari kuri Zoom no kuri YouTube ndi kubona mujye munyaka ko turi hamwe ntacyo bitwaye. Matayo 12:28. Ariko umwuka w'Imana niba ari murebe nasurinye umwuka w'Imana. Mu gice kiri kutubwira umwuka w'iki? W'Uwiteka cyangwa se umwuka w'Imana, kuko twabirombye muri Yesaya igice cya 11:2. Ariko umwuka w'Imana niba ari kwirukana abadayimoni, uwo ni Yesu wabivugaga. Ariko umwuka w'Imana niba ari kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana baba baguye gitumo. Murabona ko Yesu yirukanaga abadayimoni mu bantu, ariko yari afite icyitwa iki? Umwuka w'Imana umutera kwirukana abadayimoni mu bantu. Amen. Ese umwuka w'Uwiteka cyangwa umwuka w'Imana turawukeneye? Yego, mu gihe cyose tugikora icyaha, mu gihe cyose umutima wacu ukigabanyijemo imigabane ibiri, umugabane wo gukunda Imana n'umugabane wo kugira ibyaha dukora. Iki ni cyerekana yuko turacyakeneye umwuka w'iki? Umwuka w'Uwiteka ugomba kuza kigaruna rwa ruhande twisigarije kugira ngo Imana tuyegurire burundu. Haleluya. None Yesu yirukana abadayimoni mu muntu ati? Igisubizo ngiki murakira kuri screen. Yesu yirukana abadayimoni mu muntu ati? Abirukana akoresheje umwuka w'iki? W'Uwiteka. Isomo tumaze kuribona Matayo 12:28. Yesu yirukana abadayimoni mu muntu akoresheje umwuka w'iki? W'Uwiteka. Kandi twabonye ko Yesu muri ubuhanuzi bwo muri Yesaya bwavuga kuri Kristo bwerekanye ko agomba kuba yuzuye umwuka w'iki? W'Uwiteka. Kuki agomba kuba yuzuye umwuka w'Uwiteka? Ni umwuka wirukana abadayimoni muki? Mu muntu. Rwose turi abantu bakunda Imana. Dore turimo ababwiriza, hari abantu bafasha umurimo w'Imana, hari abantu bayoboye gahunda, hari abasengera abantu b'Imana, umva hari abantu rwose banakugira impuhwe ngo kuruta n'iz'umuntu yigirira ku giti cye. Ariko mu gihe cyose tugifite icyaha gito cyangwa kinini, ndababwira yuko ntabwo turuzuye umwuka w'Uwiteka, ko umwuka w'Uwiteka ntashobora gutura hari abadayimoni. Kandi abadayimoni ni ba bandi bagutera, bantera gukora bya bindi igihe namwe tujya tugenza gute? Tujya tugwamo. Ubwo Yesu yasaga mu isi, abadayimoni bagaragaje ko baramufitiye ubwoba. Barabaje bati, ese uje mu isi kuturimbura? Ni ikibazo babaje Yesu. Ni icyerekana ko bari bazi ko Yesu abarusha iki? Imbaraga. Nubwo ari abanyamaboko, ariko bazi ko ari umunyamaboko barusha iki? Ubarusha amaboko cyangwa barusha imbaraga. Bazi neza ko Kristo abarusha imbaraga. Amen. Ibyaha byawe nubwo bifite imbaraga, ndagira ngo utangarize yuko Kristo arabirusha iki? Arabirusha imbaraga. Kristo abasha kwirukana icyaha muri njyewe, Kristo abasha kwirukana icyaha muri wowe. None kuki abadayimoni babaje Kristo icyaha kibazo bati, ese uje kutwirukana mu isi? Ni uko umunyamaboko uri mu nzu Kristo abasha kumusirika kandi akagenza gute? Akamwirukana muri iyo nzu, akabasha kumuvanamo. Amen. Reka ayo magambo tuyasome mu butumwa bwiza bwa Yesu muri igice cya Matayo igice cya 12. Ayo magambo tuyasome kugira ngo twumve neza ibyo turimo turareba hano. Matayo 12 umurongo wa 28. Murebe Matayo 12:29. Sorry. Matayo 12:29. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahura ibintu atabanje kuboha umunyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye? Oya, ibyaha biri umutima wawe n'ibyaha biri umutima wanjye, nubwo uwo munyamaboko witwa Satani yaje gutura muri iyo nzu kugira ngo akubwire yuko yakwigaruriye, akubwire ko hari ibintu bitanesheka muri wowe. Yesu adutangaje yuko hari urusha uwo munyamaboko imbaraga, ndetse yanagenza gute? Yanamuzirika. Amen. Kristo arusha imbaraga Satani. Icyo abura ni ukubona umwanya mu mutima wawe. Ariko hari ibintu bibiri. Ari abadayimoni bazi neza ko badashobora gutura aho Kristo agenje gute? Ari. Na Kristo azi ko adashobora gutura aho Satani agenje gute? Ari. Ibyo bombi bagenje gute? Babiziranyeho neza. Ibyo bombi babiziranyeho neza. Nk'uko umucyo n'umwijima bidashobora kuba ahantu hamwe, niko na Kristo n'abadayimoni badashobora kugenza gute? Gutura mu nzu imwe cyangwa se mu mutima umwe. Either mu mitima yacu harimo Satani twemeye ibyaha burundu, cyangwa se harimo Kristo twamaze kwemera ubwami bwe burundu.
Yesu yakomeje ku magambo ku 25 Matayo 12 yaravuze ati amwe byo bibwira mu mitima yabo arababwira ati Matayo 12:25 ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. Yesu yirukana Satani mu mutima, kandi yamaze kwirukana Satani mu mutima ntabwo aba akeneye yuko umutima usigara uri vide, oya, ahubwo aba akeneye yuko umutima wirukanyemo Satani agira ikindi kintu ashyiramo, kandi ikintu ashyiramo ni mwuka w'Imana, umwuka wera. Amen. Tujye kuza kubisoma. Iki ntabwo ari igikorwa kiba rimwe, ahubwo ni intambara ihoraho, kuko twabonye yuko uwo mudayimoni ntabwo agenda, ahubwo agenda akagenza gute, akagaruka. Ese haba hari igihe wanesheje icyaha runaka, nose ko cyaha kinesheje ukamara periyode runaka, icyo cyaha ukazisanga cyarongeye kugaruka kikakunesha. Icyigisho ni wowe kibereyeho, kugira ngo Imana ntiguceho iteka, ahubwo kiziye kugira ngo wige nuko warwana urwo rugamba mu buryo bunesheka. Igitabo cyifuzwa ibihe byose cyigisho cya 33 cyitwa Abavandimwe banjye ni bande, online ni kuri page 117. Wifuzwa ibihe byose cyigisho cya 33 cyitwa Abavandimwe banjye ni bande, nkoresheje online version online ni kuri page 117, ariko afite ibitabo namwe mwareba ayo magambo. Bagiye kutwereka yuko uru ni urugamba tugomba kurwana buri gihe. Iyo umuntu yeguriye Kristo, imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Amen. Iyo umuntu yeguriye Kristo yirukana Satani mu mutima we. Yego, urumva ko ni nka kuri dayimoni agenje gute, yaziritswe cyangwa se yirukanwe mu mutima, habaho impinduka we ubwo atabasha kwigezaho. Amen. Ese iyo ni inkuru nziza cyane rwose. Uwo ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere. Umuntu wihaye Kristo amuhindukira igihome cye bwite aturamo muri iyi si igometse, kandi agashaka ko nta bundi butegetsi bukirangwamo usibye ubwe. Murumva ikintu Kristo abashaka? Abashaka yuko ubwo bwami yigaruriye butagira abandi bantu bagenza gute, baturanamo. Umuntu wihaye Kristo amuhindukira igihome cye bwite atura muri iyi si igometse, kandi agashaka ko nta bundi butegetsi bukirangwamo usibye ubwe. Murumva yuko swat mu mutima harimo Kristo cyangwa hagomba kujyamo nde? Satani. Ibyo ubukristo bw'akazuyazi ntabwo Imana ibwemera, nubwo twebwe usanga rimwe na rimwe tubwemera tukanabushyigikira. Umuntu wigarura n'imbaraga zo mu ijuru muri ubwo buryo ntabasha guterwa ngo aneshwe n'ibitero bya Satani. Ariko se ibyo niko turi kuva biryoshye, twe tukaba tutajya tubyibonaho ko ibintu tubona biryoshye ariko tukaba dutsindwa. Reka turebe impamvu ibitera. Aya magambo nasulinye aranditsemo, ariko nitutiha Kristo byimazeyo. Nitutiha Kristo byenje gute? Byimazeyo ngo abe ari we tuyobora, tuzigarirwa na Sekibi. Murabona ahantu hari ipfundo, mwaribonye? Kuki tutuzuzwa mwuka w'Uwiteka? Kuki abadayimoni bongera bakagaruka mu mutima wanjye, mu mutima wawe, tukisanga twongeye kugwa mu bintu twahozemo kera? Nuko tutiyegurira Kristo bigenje gute? Byimazeyo. Nta kabuza tugomba gutegeka nimwe muri zo mbaraga ebyiri zikomeye zihatanira gutegeka isi. Ntabwo ari ngombwa ko twihitiramo ku bushake gukorera ubwami bw'umwijima kugira ngo tubone gutegekwa nabo. Aya magambo najya mu yatekerezo cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abihitemo. Umuntu avuga atoya, jya ubu ngubu ngiye mu migina kuba indaya, jya ubu ngubu ngiye muri banki kuyimena, jya ubu ngubu ngiye kuba umunyaburakari, jya ubu ngubu ngiye kuba umusinzi. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu abihitamo nk'icyemezo, oya, ahubwo se bihinduka gute? Kuki tujya twisanga twageze aho ngaho rimwe na rimwe tukagera na habi, aho habi cyane kuruta aho twahoze? Igisubizo, icyo twakora gusa kugira ngo ibyo bishoboke, umuntu atwarwe n'ubwami bw'umwijima, ngo icyo twakora gusa ni ukwirengagiza kwifatanya n'ubwami bw'umucyo. Kugenza gute? Kubyirengagiza gusa birahagije kugira ngo ubwami bw'umwijima bugaruke ubudikire umutima w'umuntu. Kubyirengagiza gusa. None haba hari ibihe byinshi bijya bibaho tukirengagiza gusenga. Bijya bibaho cyane. Haba hari ibihe bijya bibaho tukirengagiza kwiga ijambo ry'Imana. Umuntu akavuga ati reka ndananiwe, ndashaka no kureba Papa Sava, cyangwa se ndashaka kureba Isimbi TV, ba nyirayo bambabarire ntabwo ndi kubuza abantu kuyireba, n'ibindi. Bijya bibaho yuko umuntu yumva aprioritize ibyo ngibyo kuruta guprioritize ijambo ry'Imana. Kwirengagiza gusa
kwifatanya n'ubwami bw'umucyo. Ibi biba ari igikorwa gihagije nuko umuntu aba atabihisemo kugira ngo ubwami bw'umwijima bugaruke bugenze gute bumwigarure. Murumva yuko iyo Satani yirukanwe mu mutima wanjye, ntabwo Imana ishaka ko inzu yanjye iguma iri vide, ahubwo Imana ikeneye yuko umutima wanjye ugira ikindi kintu kiwuzuramo, kuko bitabaye bityo ubwami bw'umwijima nibuza buzagaruka bwigarurire umutima w'umuntu. Nidufatanya n'imbaraga zo mu ijuru, Satani azigarura imitima ayigira nitudafatanya n'imbaraga zo mu ijuru, nitudakora icyo gikorwa cyo gufatanya imbaraga zo mu ijuru, Satani azigarura imitima ayigira ubuturo bwe. Ingabo imwe izadukingira ikibi ni uko Kristo yatura mu mutima binyuze mu kwizera ubutungane bwe. Amen. Aya magambo kuri njyewe arakomeye ndetse anateye ubwoba. Ntabwo umuntu bimusaba kuhitamo ngo ajye kuba Satani. Oya, iyi Imana yirukanye Satani mu mutima wanjye, iyo nsabye Imana imbabazi z'icyaha runaka, ntabwo Imana irambabarira pe, ariko Imana ibikeneye ko umutima wanjye n'ubundi saba kugira ngo impe mwuka wayo uzabasha gutuma mpora nomatanye n'Imana kugeza ubwo cya cyaha n'ikiza kizasanga ngenje gute ntashobora gutsinda. Dukomeje n'ubundi bifuze byose, tutomatanye bikomeye n'Imana, tutomatanye bigenje gute bikomeye n'Imana. Ntabwo ari komatana n'Imana by'igice, ntabwo ari komatana n'Imana by'igihe runaka, ni uko matana n'Imana bigenje gute bikomeye, kugira isano n'Imana ikomeye itabasha kunyeganyega. Nitomatana n'Imana bikomeye, ntidushobora namba gukumira ingaruka mbi zo kwikunda, gusahisha no kwikanyiza ndetse n'ibigeragezo bidushora mu cyaha. Dushobora kureka ingeso mbi nyinshi, dushobora kwitandukanya na Satani mu gihe runaka. Nyamara nitutomatana cyane n'Imana binyuze mu kwiyegurira buri mwanya, tuzagenza gute tuzatsinda. Ni igikorwa cya ryari? Ni igikorwa cya ryari? Ngiye gusoma aya magambo. Dushobora kureka ingeso mbi nyinshi, dushobora kwitandukanya Satani mu gihe runaka. Nyamara tutomatana cyane n'Imana binyuze mu kwiyegurira buri mwanya. Amen. Imana, mwumva ukuntu Imana idushaka. Imana ishaka ko tuyegurira buri mwanya kugira ngo tubashe kugenza gute kunesha. Iyo hatabaye kumenyana na Kristo k'umuntu ku giti cye ndetse no gusabana nawe guhoraho, icyo gihe tuba turi mu maboko y'umwanzi, kandi ku iherezo tuzakora ibyo adutegeka. Ni bangahe bigeze basogongera ku buntu bw'Imana bakumva imitima yabo iranyuzwe, bakumva imitima yabo irakeye, bakumva bafitanye umukiro n'Imana, ariko kubera iki twagiye tukisanga link cyangwa relation twe dusanye n'Imana yaracitse? Impamvu turayibonye ni uko twabikoze tukagira ngo dufite bagage ihagije, tuvuga tuti reka maze igihe kirekire niga ijambo ry'Imana, maze igihe nkora amavuna, maze igihe nsoma Bibiliya, reka nshyiremo ka pause k'iminsi runaka. Ako ka pause Satani aragaprofita cyane, kandi Yesu aravuze ngo ibyo ngibyo niko bizaba no ku b'iki gihe kibi. Iki gihe ni ikihe? Iki gihe ni ikihe? Turi mu gihe kibi giteye ubwoba, aho Kristo ari hanze nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Turi mu gihe kibi aho Kristo ari hanze. Ntabwo Kristo twamukingura imitima. Ijambo ry'Imana byashushe cya gatatu tuvuga ko Kristo ari inyuma y'imitima. Dore magazi kugenda agenza gute? Ndakoma tumusaba imbabazi z'ibyaha akatubabarira, ariko ntabwo tumwemera ngo yinjire mu mitima yacu ayigarurire adutuzemo umwuka w'Uwiteka. Wifuze byose cy'icyo cya 33 n'ubundi arakomeza aravuga ngo nta bantu binangiye nk'abasuzugura irarika ry'imbabazi kandi bagakora ibinyajana mu mwuka w'imbabazi. Ikintu gikunda kugaragara muri rusange gucumura kuri mwuka wera ni ugukomeza gusuzugura irarika ryo kwihana. Intambwe yose umuntu atera agana mu kwanga kwakira Kristo ni intambwe iganisha ku kwanga kwakira agakiza, kandi iganisha no gucumura kuri mwuka wera. Uko umuntu arushaho kwanga kwihana, uko umuntu arushaho kwanga kwegura imibereho ya Kristo, niko uyu muntu aba agana mu ntambwe kugira ngo Satani azagaruke mu mutima we, noneho aharika abadayimoni barindwi barusha abandi yari yashyize mu mutima we, maze ibyo hambere by'uwo muntu bizaba ari bibi ugereranyije n'ibyo hanyuma bye, kuko ibya nyuma bizaba bibi cyane kuruta ibya mbere. Bantu b'Imana, ese twaba tujya tugira irarika turarikira kwihana mu buryo bwinshi? Yego, Imana binyuze mu ijambo ryayo n'uyu munsi yaturarikira kwihana. Irambwira iti ale ufite intege nke kuri iki, cemere kandi ugisabire imbabazi. Fata umwanya aba ariho ushyira imbaraga zawe usenga. Muvandimwe Paul yatwigishije icyo cyiza, atubwira ko tudakeneye gusenga amasengesho y'uruvange.
dukeneye gusenga dushyira focus ku kintu. usanga umuntu yasenye ati mana rwose ufashe Ted Wilson, ni byiza gusengera Ted Wilson. Ufashe perezida wa Zambia, nabonye abantu bari kumusengera kubera ko bahuje amarangamutima ko ari umudventiste, ni byiza gusengera perezida wa Zambia. Ariko nubwo ari byiza, ntabwo Imana izambaza ngo utasengeye perezida wa Zambia. Imana izambaza ngo ko wari uzi yuko ubeshya utasengeye kubeshya kwawe, ko wari uzi yuko uca isabato kuko utasengeye intege nke ufite mu kuca isabato, ko wari uzi yuko ufite intege nke kuri iki kintu iki n'iki kuki atari washyize focus kugira ngo usenge. Uko twirengagiza iyo rarika rero ryo kwihana, niko tuba tugana ku cyaha cyo gutuka mwuka wera. Iyo umwuka w'Iteka akuye mu bantu, baba biri ku rwego rwo guhinduka nk'inyamaswa. Nafashe ingero ebyiri. Mu gihe cya revolution y'Abafaransa, ijambo ry'Imana tubwira yuko abantu bari babi nk'inyamaswa. No mu gihe cy'urimbuka rya Yerusalemu, ntabwo ndi busome ayo magambo kubera impamvu y'igihe, abantu bari babi nk'inyamaswa. Uko rero abantu banga kwihana, niko mwuka w'Imana abavanwaho, bikabahindukira guhinduka nk'inyamaswa. None muri iyi minsi yacu ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu azasanga abantu bameze nk'inyamaswa. Abantu bazaba bakora ibintu bimeze nk'inyamaswa, bazaba bafite imyitwarire y'indengakamere. Ese uyu munsi irahari cyangwa ntayihari? Irahari, ndetse no bitwa abantu b'Imana. Ibaze nk'uwo muntu w'Imana, abantu b'Imana bagiye kubeshya ngo ngo bamuteze igico cyo kugira ngo bamwice, ngo barankubise bangize intere ngo kubera ubutumwa mbwiriza. Kandi abo ni abantu b'Imana babivuga. Ese ubuhanuzi buvuga ko muri minsi y'imperuka abantu bazameze bate? Bazameze nk'inyamaswa, kuko umwuka w'Imana azaba yarabakuweho. Babasha kuba barakira umwuka w'Imana bwa mbere. Umuntu abasha kuba yarakira umwuka w'Imana bwa mbere, ariko bitewe n'uko twabonye yuko ntabwo ari nka bya bindi abantu bavuga ngo once saved always saved. Oya, ibyo ntabwo mu ijambo ry'Imana birimo. N'Imana iduha agakiza idusaba kugenza gute? Ukarinda. Iyo Yesu yambitse umuntu umwambaro wo gukiranuka, ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda imyambaro yawe kugira ngo urinde isoni z'ubwambure bwawe. Iyo umuntu agira ubuntu k'Uwiteka, asabwa kuburinda cyane. Ntabwo asabwa kuvuga ngo nahite yibere ko yaragenje gute, uko yishakiye cyangwa uko yari asanzwe ameze. Reka dukoreshe urugero rw'umuntu umwe cyangwa babiri, dunashaka umusozo. Navuga ngo turabanza Bibiliya, asiga tujye muri koti nyinshi z'umwuka w'ubuhanuzi zisobanure iyi ngingo yitwa umwuka w'Uwiteka. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10:6 dukomeze. Igitabo cya mbere cya Samweli, nabashyira isomo kuri screen mwareba, igice cya 10:6 kugeza ku wa 10, baratubwira amateka y'umuntu ababaje ndetse ateye ubwoba. Nta nubwo ateye ubwoba gusa, ahubwo ateye n'isoni. N'amateka y'umwami witwa Sawuli. Sawuli ubwo yajyaga kwimikwa, ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana yamuhaye mwuka wayo wera. Imana yamuhaye mwuka w'Uwiteka. Igitabo cya Samweli igice cya 10:6 kugeza ku wa 10. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho. Samweli niko yabwiraga Sawuli. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho, yari amaze kumwimikisha amavuta cyane uhanura. Ariko murumva Sawuli yakiriye umwuka w'Uwiteka. Ndifuza ko musubira muri comment. Samweli yabwiye Sawuli ko ari bwakira umwuka w'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka waje kuri Sawuli cyane rwose. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane n'abo bahanuzi, uhere ko uhinduke ube umuntu mushya. Iyo umwuka w'Uwiteka aje mu muntu, ahinduka icyaremwe gishya. Imana ikeneye kuduha umwuka w'Uwiteka. Niko byagendekeye Sawuli. Sawuli yari umuntu nkanjye nawe, ariko amaze kwakira umwuka w'Uwiteka yatangiye guhanura no kubwiriza ijambo ry'Imana muri kino gihe, kandi yahindutse umuntu mushya. Kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugali, nanjye nzagusangayo nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamara iminsi 7 untegereje kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Nuko agituruka aho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura na Sawuli, umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, ahandurana n'abandi bahanuzi bose. Sawuli yigeze agira umwuka w'Uwiteka? Yego. None se Sawuli uyu mwuka w'Uwiteka
wagumye mu mutima we cyangwa umutima we yageze ubwo awuvanamo, yageze ubwo yanga umwuka w'Uwiteka amuvanwa? maze umwanya ntareba komenti, sinzi niba tukiri kumwe. Sawuli, ijambo ry'Imana ritweretse yuko yanze umwuka w'Uwiteka. Yabanje kuwakira d'abord, sibyo? Yakira umwuka w'Uwiteka. None umwuka w'Uwiteka wamugumyeho cyangwa wamukuweho? Wamukuweho. Umaze kumukurwaho, muzi amaherezo ya Sawuli ukuntu yagenze. Sawuli, ijambo ry'Imana ritubwira yuko yaje kwiyahura. Mwibaze ko wari umuntu ufite umwuka w'Uwiteka, ariko ugasoza umwuka w'Uwiteka agukuyeho kugeza ubwo ugenza gute? Wiyahura. Sawuli ni icyitegererezo rero cy'umuntu ukinisha ibyaha buhoro buhoro, kugeza Satani ubwo yigarura umutima we burundu. Ese no mu bantu b'Imana harimo abantu bakinisha ibyaha buhoro buhoro? Yego cyane rwose. Harimo abantu bakinisha ibyaha tukavuga tuti ariko iki kintu ni gitoya, ikintu ntacyo gitwaye, ikintu njye ni uku nteye, ikintu tugatangira kukijustifia, tugatangira kugihereza impamvu. Sawuli yaje gukurwaho umwuka w'Uwiteka. Nimusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, wenda ayo magambo kanze ndebe, ntabwo nari nayateguye. Sawuli akomeza kwanga Samweli. Sawuli uko yaje gupfa, murabizi yuko yaje gufata inkota arisogota. Sawuli yarangije urugendo rwe nabi cyane. Igitabo cya mbere cy'Isa mu cya 31 haranditse ngo muze mwumve ukuntu Sawuli yaje gupfa. Kamere ku murongo wa mbere. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli. Abisirayeli barahunga, ariko bicirwa ku musozi w'Igilibowa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Malikishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe uyinsogote, bari batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje inkota aranga kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Umutwaje inkota abonye ko Sawuli apfuye, nawe yishita ku iyo nkota, bagwa hamwe. Uko niko Sawuli yapfuye n'abahungu be batatu n'umutwaje intwaro n'ingabo ze zose bapfira icyarimwe uwo munsi. Mwibaze umuntu wari warahawe umwuka w'Uwiteka, niko twasomye hano ku gice cya mbere cya Samweli cya 10. Ariko tubonye yuko kubera gukinisha ibyaha bitoya gusa, nko kumubwira ati uzamareho abamaleki, akanga. Ako ni akantu kari sembu. Natwe harya Imana tubwira ngo tsinda iki kintu kirakwibasi. Uko umuntu yanga kwezwa, niko umwuka w'Uwiteka agenda agenza gute? Amukurwaho ni ruto bitewe n'ibyaha umuntu ashaka kwimika mu mitima ye. Byazashoboka ko umuntu yazagera ku rwego rwo kwiyahura nk'uko byagendekeye Sawuli. Si na Sawuli gusa, ahubwo na Yuda niko byamugendekeye. Na Yuda Isikariyote, ntabwo ushaka gutinda muri histoire murayizi. Abandi bahawe umwuka wera ku rwego na Yuda yawuhaweho, kuko Yesu atoranya abigishwa be yababwiye ko bari bafite umwuka wera. Nimusoma muri Yohana 14 yarababwiye ati, umwuka w'Uwiteka muri kumwe nawe, ariko uwo muzahabwa azaba muri bande? Azaba muri mwe. Bari bafite umwuka wera ku rwego runaka bose, na Yuda yaramufite. Ariko bitewe no gukinisha ibyaha, Yuda yakunze amafaranga kuruta gukunda umwami we. Umutima umwe Yuda yakundaga Yesu, kuko yari asize umugore we n'abana be, yararaga hanze na Yesu kimwe n'abandi. Umugabane umwe w'umutima yari yawuhaye Kristo, ariko ni mugabane yakundaga amafaranga kugeza ubwo yagurisha na Kristo. Uyu munsi hari abantu bakunze akazi kabo kuruta uko bazakunda Kristo minsi iri imbere, cyangwa se iminsi iri imbere izagaragaza yuko bakundaga akazi kuruta uko bakunda nde? Kristo. Abandi bajya kuzagaragaza ko bakunda imibiri yabo kuruta uko bakunda nde? Kristo. Uwo niwe Yuda, uwo niwe Sawuli. Bomba abagabo babiri byasoje bagenje gute? Biyahuye. Sawuli yahawe umwuka wera, yego twabisomye cyane. Sawuli yahawe umwuka wera cyangwa yahawe umwuka w'Uwiteka, ariko bitewe n'uko yananiwe kuwurinda mu mutima we, byasoje Satani yaje yigarura umutima we. Nta nubwo yaje wenyine, ahubwo yagarukanye abadayimoni barindwi barushuka yari ameze mbere. Ibya Sawuli biba bibi cyane kuruta uko mbere yari ameze. Asigara ashikisha, asigara ajya mu bapfumu, ndetse bisoza Sawuli agenje gute? Sawuli yiyahuye. Amaherezo ye yabaye mabi cyane. Bavuga
yuko Sawuli yageze ku rwego ubwe nawe yari azi neza ko umwuka w'Uwiteka amukuweho, si we gusa n'abantu mu gihugu cyose bari babivugaga bati umwuka w'Uwiteka amukuweho. Reka tusome ayo magambo mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16, igitabo cya mbere cya Samweli cya 16 umurongo wa 14 haranditsemo icyo gihe umwuka w'Uwiteka byari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima, maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati dore umwuka mubi uva ku Mana ni uguhagarika umutima. Ese muri iki gihe abantu bafite imitima ihagaze? Ugenzure n'umutima uhagaze kuri wowe udaturuka ku kuba warakinishije umwuka w'Uwiteka wahawe kuwurinda. Igihe wihanaga, Imana yakuragije umwuka wayo iwushyira umutima wawe kugira ngo Imana ikurinde ibitero bya Satani bitaza bikinjira muri wa mutima wahinduwe mushya. Ariko kubera gukinisha umwuka w'Uwiteka, kubera gukinisha ibyaha bito n'ibito, kubera kurenga ku ijwi ry'Imana rivugira mu mutima nama ugakora ibyanzwe n'Uwiteka ko Sawuli yabikoze na Yuda, ese ahari ntibyagushyize mu mwanya wo kuba ufite umutima uhagaze? Ese umutima uhagaze urimo wowe ntwaba ari ikimenyetso cy'uko wakinishije umwuka w'Uwiteka wari warahawe? Ubigenzure. Ni iki Imana ishaka kutwigisha kuri Sawuli no kuri Yuda? Imana ishaka kutwereka yuko Imana idukijije ntibishaka yuko tuyiha umutima by'igice, oya, Imana ishaka ko tuyiha umutima wacu mu buryo bugenje gute? Bwuzuye. Reka dufate urugero ku mugabo n'umugore. Ese hari umugabo wakunda ko umugore we amuha umutima we by'igice? Munsubize muri commentaire, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ibya Kristo ni iby'umugore n'umugabo bimeze nk'ibya Kristo ni iki? Ni itorero. Ninde mugabo muzima? Ndi kuvuga umugabo udaca umugore w'inyuma, ko n'abagore ntibishimira abagabo baha imitima by'igice, sibyo ra? Nkuko nta mugore wakushimira ko umugabo amuha umutima we by'igice. Ariko reka ibyo ngibyo ni kuko turi mu isi y'icyaha, abagabo benshi barabikora. Reka twizere ku bya Kristo n'itorero. Reka tuvuge yuko hari umugabo uri honnête, hari umugabo w'umukristo 100%, hari umugabo w'inyangamugayo 100%, udashobora kujya mu bandi bagore, udashobora gukunda abandi bantu, udashobora gukurwa n'abandi bantu. Ese uwo mugabo yakwishimira ko umugore we amuha umutima by'igice, akamubwira ati mugabo wanjye ndagukunda ariko ko mutansubiza ra? Abagabo bari hano, ninde mugabo wanezezwa nuko umugore we amuha umutima we by'igice? Akavuga ati ndagukunda ariko numva nkwishimiye ariko, ukabona yuko ese uwo muntu wakwishimira kubana nawe, wakwishimira kugumana nawe? Kristo ntashaka yuko tumuha umutima wacu by'igice, ashaka ko tumwiyegurira burundu. Nicyo Kristo ashaka kutwigisha. Hano nababwiye ko turi busoreshe ibihamya byinshi byo mu mwuka w'ubuhanuzi. Rwose nanashatse kubigabanya ariko birananira. Mpitamo kuvuga hari ibyo nananze gusemura mu Kinyarwanda, ndavuga ndabishyira mu Cyongereza kugira ngo abazi Icyongereza mu byumve neza. Muri devotional yitwa Our High Calling, mu cyigisho cyitwa Yesu Kristo inshuti yacu magara, our best friend, Jesus our best friend, yanditse amagambo meza cyane. Ellen White yaranditsemo, nzi neza ko mu mitima myinshi, nashyize mu Cyongereza ariko ngiye kuyasoma mu Kinyarwanda, nzi neza ko mu mitima myinshi hari icyifuzo gikunda kuzamuka, abantu bibaza ngo ni hehe nakura Kristo? Hari abantu benshi bifuza Kristo mu mitima yabo, bashaka urukundo rwe, bashaka n'umucyo we, ariko ntabwo bazi uburyo babona Kristo bitewe n'ukuntu imitima yabo imwifuza. Ariko nubwo bimeze bityo, nubwo imitima bumva bashaka Kristo, ntabwo Kristo abihisha. And yet Jesus doesn't hide himself away. Ntabwo Kristo abajya kure. Ntabwo dukeneye kujya gushakira Kristo kure. Aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu imva ijwi ryanjye agakinga urugi, nzinjira iwe tugenze gute? Dusangire. Ibyashwe 3:20. Yesu ararika buri muntu wese kugira ngo yemere yuko atura muri we. Jesus invites us to accept his presence. Yesu ari kuturarikira yuko twakwemera ko aza muri bande, muri twebwe. Numva ntabwo akeneye kutubabarira gusa, ahubwo akeneye yuko anaza agatura muri bande, muri twebwe. We are to open the door of the heart. Dukeneye gufungura imitima, dukeneye gufungura inzugi z'imitima yacu, maze tukemera ko atura muri twe. Ntabwo ashaka ko tumuha umutima wacu by'igice, wapi? Oya. But he will not share a divided heart. Ane magambo nashakaga. Nubwo Yesu ashaka gutura muri twebwe, ntabwo azigera atura umutima wacu twaramuhaye iki?
igice. He will not share a divided heart. Nkuko nta mugabo wakwishimira ko umugore amuha umutima we by'igice, urwo rugo rwazaba rwiza? Rwazaba rwiza? Oya. Niko na Kristo adashaka yuko tumuha umutima wacu by'igice, ko ntashaka gutura na Satani. If it be given to the service of Mammon, niba umutima wacu twarawuhaye Mammon, niba ukwikunda ubwibone bifite umutima twabigumishemo tudashaka kureka, nta mwanya uzigera ubona abashyitsi baturutse mu ijuru. There will be no room for the heavenly guest. Aka magambo uri kumva ukuntu akomeye. Ntabwo Kristo ashaka umutima w'igice. Mu gitabo cyitwa urugo rwa Kidivantiste igice cya 82 cyitwa uko abakristo bakwiriye gutoranya ikiruhuko, igice cya 82 Adventist Home baranditse ngo ibikorwa by'amahuriro yo kwishimisha cyangwa se amusement bigwabiza ukwizera. Uwiteka ntakunda umutima w'igice, ashaka umuntu umwiyeguriye burundu wese uko yakabaye. Amen. Bya bintu byo kwinezeza byo kwishimisha, nagiye muri stade, nagiye kureba imipira, ndi kureba za filime, za theatre, ibyo bintu byose bya amusement. Nuko nahise mu Kinyarwanda, mu Cyongereza aremereye kuruta mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza baravuze ngo all gathering of amusement. Murabyumva? Gathering, amahuriro yose y'ibikorwa byo kugenza gute, byo kwishimisha, bigwabiza ukwizera, ngo bikanatuma umuntu atakaza focus, atakaza intumbero. Uwiteka ntabwo abikunda, ntabwo ashaka umutima w'igice, ashaka umuntu umwiyeguriye mu buryo bwa burundu. Murumva yuko kugira ngo dutuzwemo umwuka w'Uwiteka, ntabwo dukeneye guha Imana umutima wacu by'igice, tugomba guha Imana umutima wacu mu buryo bugenje gute, bwuzuye. Mu kindi gitabo muri devotional yitwa The Upward Look, mu cyigisho cyasohotse cyitwa Resist the Devil, cyangwa se kunesha Satani, cyangwa se guhangana n'ibigeragezo, baranditse amagambo meza cyane. Ari mu Cyongereza ariko nagerageje kuyashyira mu Kinyarwanda, kandi mu Kinyarwanda hasi. Igihe cyasohoye ngo umuntu wese ashikame mu byo yizera cyangwa abivemo. The time has come when every soul must stand or fall according to his own merits. Murabizi ko nta rurimi rusema urundi, nagerageje kuyashyira mu Kinyarwanda. Igihe cyasohoye ngo umuntu wese ashikame mu byo yizera cyangwa agenze gute, abivemo. Umuntu ashobora kwemeza umutima we ko akiranuka yifashishije ibihamya bike by'ibikorwa byo gukiranuka n'ibikorwa by'impuhwe, ariko Imana ishaka umutima w'umuntu mu buryo butagabanyije. Murakurikiye? Ibikorwa mu Cyongereza biravugika neza cyane gusa mu Kinyarwanda. A few righteous acts, a few good impulses may be presented to the mind as evidence of righteousness. Hari ibikorwa runaka dukora kugira ngo twibwire ubwacu yuko tugenza gute, dukiranuka. Dore ndabwiriza, dore mfasha umurimo w'Imana, dore ntanga amafaranga mu bikorwa runaka, dore mfasha abakene, abababaye ndabasura, abarwayi ngira gutya. Ibyo byose ni ibikorwa, ni a few acts of righteous. Ibyo ni ibikorwa byiza pe, ariko ni biki? Imana ntabwo ikeneye ko tuyipresenting ibyo ngibyo kugira ngo twibwire ngo turakiranuka. Oya, ikeneye umutima wuzuye. Hano baravuze ngo but God requires the whole heart. Imana ishaka umutima utagenje gute, utagabanyije. Ntabwo Imana ishaka ko tuyikunda by'igice. Ntabwo Imana ishaka ko tuyikunda by'igice. Dukwiriye kwiyegurira mu buryo bwuzuye cyangwa se tukazarimbuka. Aya magambo arakomeye. Muri kumva impamvu umwuka w'Uwiteka adatura muri twebwe? Nuko twahaye Imana umutima wacu by'igice, bituma isano dufitanye na Kristo iba ntoya cyane. Muri Efeso byose twabisomye chapter 33 ngo iyo umutima wacu Kristo yirukanyemo abadayimoni, ariko ntitujyane isano ihoraho na Kristo, Satani agenza gute? Aragaruka umutima akabibasira. Urwibutso n'integuza banditse amagambo, Urwibutso n'integuza banditsemo amagambo atangaje ko ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi cya 1847 ku cyigisho cyasohotse muri icyo kinyamakuru cyitwa Kunga Ubumwe n'Imana. Baranditsemo iri somo rivuga ngo yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Risobanura iki? Iryo somo ryo muri Yakobo igice cya 4 risobanura ngo rirerekana ko abantu bamwe beguriye Imana imitima yabo by'igice, bahaye Imana igice gito cy'umutima wabo, maze bisiganira ikindi gice bagomba gukoresha uko bashaka.
twabonye ko ibyo ngibyo bituma abadayimoni birukanwe bagaruka cyangwa batagaruka. Baragaruka kandi bagarutse ntabwo bagaruka ari abapasaje, ntabwo bagaruka ari abagenzi, ahubwo bagaruka kugenza gute? Gutura. Bagaruka gutura muri uwo mutima. Reka tureze wenda reka kuri iyi ngingo dusome iki ngiki asigaye dushaka umusozo. Ndi kubona igihe cyo kuri gahunda yanjye sigaje iminota mike cyane kandi sinshaka kwica igihe. Haranditse ngo Spalding and Magan collection bari kuvuga ku bitekerezo bihamye ndetse n'intege nke z'igifu. Baranditse ngo abakristo bahaye Imana igice cy'umutima wabo nibo babikurusha abapagani. Abo bakristo twasomye haruguru tumaze kwiga, abo bakristo bahaye Imana igice cy'umutima wabo ntabwo babise abapagani, babise bake. Abakristo nibo babi cyane kurusha abapagani. Kubera iki? Ko amagambo yabo y'uburiganya no kutirundurira mu Mana bigusha abantu benshi. Abapagani bo biyerekana neza uko bameze, sibyo ra? Ntabwo abapagani bajijinganya. Iyo uhuye nawe ari kunywa inzoga arayinywa, iyo ari kunywa itabi arayinywera, iyo yisambanira usanga ari proud yabyo, iyo abeshya usanga rwose akubwira ati nta muntu utabeshya, sibyo? Umupagani akubwira uko ari. Ariko abakristo b'igice mwumva ikibazo cyabo. Umukristo w'akazuyazi ntabwo aba ari uw'isi mu buryo bwuzuye cyangwa se ngo ari uwa Kristo byuzuye. Oya, uyu mukristo rero w'igice cyangwa akazuyazi niwe Satani akoresha umurimo we mu buryo bwiza kurusha uko yawukoresha undi muntu uwo ari we wese. Ariko muri uko twatengushye Imana. Ese dukeneye umwuka w'Uwiteka? Dukeneye umwuka w'Uwiteka utuma ibyo byaha byirukana muri twe, ariko tukanawurindira muri twe, tukawusigasira cyane. Nk'uko uko Sawuli atasigasiye uwo mwuka kandi yarawuhawe, niko Imana ishaka kugira ngo nyuma yo kutubabara ibyaha isigasire umwuka muri bande, isigasire uwo mwuka muri twebwe. Ese abantu bahawe umwuka wera bakawivamo, Bibiliya ibita iki? Bibiliya ibita amazina atari meza. Turi gushaka umusozo, mwihangane. Abaheburayo 6:4-8 haranditse ngo Abaheburayo 6:4-8 abo bantu twabonye bameze nka Sawuli, abantu bahereza Imana umutima w'igice, abantu bafite ibyaha udashaka kureka, ni iki Imana ibita? Abaheburayo 6:4-8 kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru. Imana iva mu ijuru ni iyihe? Ni Kristo. Bakagabana ku mwuka wera, bahawe umwuka wera cyane, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukorera isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura, iyi mvura bwanyoye ni iyi, ni mwuka wera, yabuguyemo kenshi bukameramo imyaka igira akamaro abuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu, wabuhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ukugenza gute? Ni ugutwikwa. Iri somo ndabizi ko ryaritera abantu benshi impagarara ndetse rikabatera n'ubwoba. Kubera iki? Kubera ko harya twisanga twongeye kugwa mu byaha kera twagenzaga gute, twakoraga. Ikibazo munyumve neza, ikibazo uko wabiguyemo. Twabonye ko iyo matakaje isano na Kristo gato agenza gute, asubira inyuma. Keyword mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabyita, ijambo rikomeye muri rino somo ryose ni ijambo ryitwa ngo bakavamo. Murebe neza hano, bavuze ngo maze bakagwa bakagenza gute, bakavamo. Aba bantu bitashoboka ni abaguye bakagenza gute, bakavamo. Kubera iki? Dawidi yaguye mu byaha, yego, ariko ntiyavuye mu buntu bw'Imana. Aho yamenyeye icyaha cye ntabwo yagihayerezo, yahise asaba Imana imbabazi, arapfukama atakira Imana imbabazi, asaba Imana imbabazi, Imana igeza gute, iramubabarira. Urumva nubwo yaguye ntiyagenje gute, ntiyavuyemo. Salomo yaraguye cyane, Aburahamu yaraguye, yego, Petero yihakanye Yesu yari yaguye cyane. Ntabwo ikibazo kugwa ni ikibazo, ariko ikiruta kugwa ni ukugenza gute, ni ukubivamo. Reka turebe iri somo ribishyigikira kugira ngo tubyumve neza, hatagira uvuga ngo ndi gushyigikira ibyaha, ahubwo no kugira ngo mbwire abantu yuko niba wanaguye Imana ikagusanga kwemeza icyaha cyawe, wigishyigikira, kuko intambwe ya mbere yerekana cyangwa ikerekana ko umwuka w'Imana yakuvuyeho ni iyo watangiye gushyigikira icyaha, iyo watangiye guhareza icyaha, iyo watangiye gutanga impamvu y'icyatumye ukora icyaha. Niko Sawuli byagenze. Ngo ntabwo ari njye warokoye Agagi, oya, ngo ni abandi bamurokoye. Samweli akabaza ati ariko se byagenze gute, izo ntama numva ni abandi babirokoye.
ntiyemere icyaha kandi uragikoze. Imigani 24:16. Imigani 24:16, umuntu w'Imana abasha kugwa. Umuntu w'Imana abasha kugira intege nke bitewe n'uko yaciye isano yari afitanye na Kristo. Abasha kugwa. Ariko nabivamo kuzihana bizaba bitagishoboka. Kuko umukiranutsi, Imigani 24:16, kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka. Urumva uyu muntu ubasha kongera kubyuka ni umukiranutsi. Yaguye. Mu Baheburayo batubwiye ngo kuko bidashoboka ko umuntu wasogoje ku nubwo Imana agasukirwa imvura y'Imana n'ibindi byose akagwa akabivamo. Nashaka kugira ngo tude kuri iyo jambo ryitwa kubivamo. Hano muri Bibiliya batubwiye ko abasha kugwa ariko kugira akabyuka. Ariko abanyabyaha bazagushwa n'iki? N'amakuba. Iyo umuntu yamaze kuva mu buntu bw'Imana biramugoye yuko Imana akongera kumugarura. Petero, uyu muntu, ijambo ry'Imana ryerekanye ko uyu muntu yitwa iki? Yitwa ingurube. Niba kumenya uruhaka rwa Petero 2:20-22. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu nk'umukiza ko arabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiraniramo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'umugani w'ukuri ngo imbwa yasubiye ku birutsi byayo, kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwivuruguta cyangwa se kwigaragura mu byondo. Murabona abantu b'Imana yuko bibabaza Imana, Imana yirukanye ibyaha muri twebwe, ariko tukongera tukajya kubicira ishinga, tukongera kujya kubisigasira, tukongera kujya kubitereta. Bitewe n'iki? Nuko twahaye Imana umutima w'igice, tukabonye ko aricyo kintu gikomeye tuba twarakoze. Wifuza byose, chapitre 33, n'ubundi bavuga avanwe banjye ni bande, ya magambo twasomaga. Mu gihe cya Kristo nk'uko bino muri iki gihe cyacu, hariho abantu babaga bamaze igihe runaka bahowe iminyururu ya Sekibi cyangwa se ya Satani. Ubuntu bw'Imana bwari bwarabakije imyuka ya Sekibi, yari yarigaruye ubugingo bwabo. Bari bishimiye mu rukundo rw'Imana, nyamara ntibari baragumyemo nk'uko abantu bumva ubutumwa bagereranywa n'imbuto zaguye ku gasi cyangwa ku kara bameze. Murakurikiye? Murabona yuko abantu Imana ibakiza iminyururu. Mu gihe cya Kristo yabakizaga iminyururu y'ibyaha, ariko twiye ko no muri iki gihe cyacu ariko bigenje gute? Ariko bimeze. Iyo umuntu yihannye, iyo umuntu asabye Imana imbabazi, Imana imukiza bya byaha. Ariko mu gihe cya Kristo abantu ngo barongeraga bakisubira muri bya byaha. Bari bishimiye urukundo rw'Imana, nyamara ntibarugumyemo nk'uko abantu bumva ubutumwa bagereranywa n'imbuto zaguye ku gasi cyangwa ku kara bameze. Ntabwo bigeze biyegurira Imana mu mibereho yabo ya buri munsi kugira ngo Kristo ature mu mitima yabo. Ariko muri kumva ijambo ryitwa kwiyegura buri munsi. Isano yacu na Kristo igomba kuba cultivated buri munsi. Bityo igihe umwuka wa Sekibi yagarukanaga n'abadayimoni barindwi bamurusha kuba babi, bigaruriwe n'imbaraga za Sekibi burundu. Umva mu gihe cya Kristo impamvu cy'abantu babambye Kristo. Umva mu gihe cya Kristo impamvu abantu Yesu yafashe ibiganza byiza byabagaburiraga imitsima n'amafi, bahindukiye bakavuga ngo ibyo biganza byiza n'abagenze gute? Biba bitowe ntibabibambe. Umva impamvu abantu Yesu yakirije abarwayi, bageze ubwo batera hejuru bati tubohorere Baraba, Yesu Kristo ntabwo tugenje gute? Ntitumuzi ntitunamushaka. Nuko abo bantu Yesu yabagiriye neza, basogongeye ku mpano y'Imana, ariko bageze igihe ibyo bintu bagenza gute? Babivamo bitewe no gukomeza gukinisha icyaha. Mwifuza byose tubwiye yuko abantu bakinisha icyaha, abantu bagerwaho mu buntu bw'Imana bameze nk'imbuto zabwe ku kara. Babageranyije n'abantu babiri, bafashe abantu bahuje ibintu bibiri, bahuje umugani w'imbuto zabibwe, banawuhuje n'uyu mugani turimo turasoma w'abadayimoni Yesu yirukana mu mutima w'umuntu. None imbuto zibwiye ku kara ziba zimeze gute? Nababwiye ngo ndi gushaka umusozo. Imbuto zibwiye ku kara ziba zimeze gute? Luka 8:6. Izindi zigwa ku kara zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi. Isomo riraryoshye cyane. Oya, ku kara murumva ntabwo ari kwibuye gusa, ahubwo bongemo indi parametri iryoshye cyane. Berekanye ko ku kara ni ahantu ijambo ry'Imana rigwa, ariko aho hantu hakaba hatari maragere ko ari kwibuye, ariko nanone ahantu hatari hatari amazi. Harya amazi ashushanya iki? Muri comment. Amazi ashushanya iki? Mwuka wera. Kandi twabonye yuko iyi Imana imaze kudukiza icyaha, ibikeneye guhita ishyira muri twebwe umwuka
w'Uwiteka ko abadayimoni birukaye muri twebwe. None iyo umwuka w'Uwiteka, iyo ijambo ry'Imana, nubwo ijambo ry'Imana ryabwirizwa gute ahantu hatari umwuka wera, mu gihe umuntu atamusengeye nk'uko mu cyiciro cya mbere twabyize, mu gihe umuntu yamaze kwirukanamo abadayimoni ntasabe kugira ngo abe equipped n'umwuka w'Uwiteka, uyu muntu ameze nk'imbuto, imbuto zose zabibwa muri we zimeze nk'imbuto ziri kwibwa ku kara, kubera ko aho nta mazi agenje gute ahari. Aya magambo Ellen White yasobanuye gute mu gitabo cy'imigani ya Kristo chapitre ya 2 muri gihe gitabo cy'umuhondo cy'ikinyarwanda mu cyiciro cyitwa umugani w'umubibyi page 16 baranditse ngo benshi bishimira ubutumwa bw'igihe gito kuko bibwira ko idini ishobora kubarinda ingorane n'ibigeragezo, ariko iyo ijambo ry'Imana ritunze urutoki icyaha cyabaye ikigugu cyangwa se bagasabwa kwitanga, bituma bazinuka umugisha w'iteka ryose bagahitamo ibyishimo by'akanya. Icyaha cyawe gitunzwe urutoki, iyo ikintu wakunze cyane kivuzweho, ese uhitamo guca bugufi cyangwa uhitamo guceresha icyo cyaha ukanga imigisha w'Uwiteka yarakugeneye ukaba urazimiye burundu? Abantu b'ibyegamizi mu isi ni abameze nk'imbuto zatewe ku kara, kwikunda kurandura icyifuzo kizima mu mitima yabo, ntibamenya ingaruka mbi yo gusayisha mu cyaha kuko imitima yabo iba itaracishwa bugufi. Bene abo ni abemera gato kandi idini yabo iba ariyo ku rurimi gusa. Ese ibi bintu biriho cyane ntabiriho? Biriho cyane rwose. 17 Kristo ashaka ko umuntu yitanga wese, ashaka umutima, ubwenge n'imbaraga. Haleluya. Kristo ntabwo ashaka ko tumwiyegurira by'igice, Kristo ashaka ko tumwiyegurira burundu. Niyo duha Kristo icyaha gikomeye twakoze, nuko twiyeguriye Kristo ariko twaramuhaye umutima wacu by'igice. Kandi twabonye ayo magambo nanze kuyasemura, nasigumisha mu cyongereza. Twabonye ko muri our high calling twabonye yuko Kristo ntabwo ashobora gutura muri divided heart. Niba nibwira ko ufite Kristo, umenye ko utamufite as long as wahaye Imana igice cyawe cy'umutima. Ngaya noneho ari mu Kinyarwanda, ntabwo ari muri icyo gitabo cy'icyongereza. Baratubwiye ko Kristo ashaka ko umuntu yitanga wese, ashaka ko tumuha umutima, ubugingo n'imbaraga. Byari magambo ashaka yuko atwigarurira kugeza ubwo ahantu hose tuba tumutekerezaho. Ni gute twatuza Yesu mu mitima yacu? Naho ngiye gusoreza. Ni gute twatuza Yesu Kristo mu mitima yacu? Yesu igice cya 180. Ni gufata umwanya tugatekereza ku ijambo rye. Niba Yesu yaratubabariye, niba twarikira imbabazi z'Imana, niba twarihanye by'ukuri, tuba dukeneye cya mbere kuzizera, icya kabiri tuba dukeneye gufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ariko no kuritekerezaho. Nubwo twasoma ijambo rimwe, niko mu bitabo byinshi havuga. Ibyiza no gufata ijambo rimwe, umuntu akaritekerezaho kuko umuntu yasoma ibice byinshi cyane byo muri Bibiliya. Umuntu agafata umwanya akaritekerezaho. Yosuwa 1:8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na ryari na nijoro. Ese iyo umuntu ari gutekereza ku ijambo ry'Imana aba ari gutekereza kuri Kristo? Kuko Kristo ni ahwanye n'ijambo rye. Kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe muri byo byose, nicyo cyatuma umuntu akurikiza ibyanditswe mu ijambo ry'Imana, ni ukubitekerezaho ku manywa na ryari na nijoro. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa ibingana iki byose. Urwibutso n'integuza iyi niyo koti ya nyuma. Urwibutso n'integuza page yo kuwa 24 z'ukwezi kwa mbere mu cya 893. Uku niko twatuza Kristo mu mitima. Ni ugufata umwanya tugasenga umuntu ku giti cye, tukiga ijambo rye ariko tukanaritekerezaho. Nituritekerezaho turabwiwe ngo uko turitekereza ko wa nijoro niko tuzabashishwa no kurikira no mu biki no mu bikorwa tukarikurikiza. Urwibutso n'integuza aya magambo nayo nanzwe mu Kinyarwanda katesemo ko yanditse. Umugani w'umuntu wirukanwemo abadayimoni, ariko uyu muntu akaba ataruje mu mutima we urukundo rwa Kristo. Urumva hari ibintu bibiri bigomba kubaho. Igikorwa cya mbere, tugomba kwirukanwa abadayimoni ariko tugomba no kuza muri twebwe urukundo rwa Kristo cyangwa umwuka wera. Ntabwo Imana ishaka kudukora igikorwa kimwe cyitwa kutwirukanwa abadayimoni aricyo gikorwa cyitwa kubabarirwa. Oya, Imana ishaka kudukora igikorwa cyitwa kubabarirwa ariko ikintu no kugenza gute no kutwuzuza. Ntabwo Imana ishaka kudukuramo abadayimoni, aho ukeneye kudukuramo abadayimoni no kugenza gute no kutwuzuza urukundo rwa Kristo. Baravuze ngo uyu muntu Imana yirukanyemo imwuka mubi ariko umutima we ntiyuzemo urukundo rwa Kristo. Uyu muntu bigaragara yuko illustrate the necessity of not only emptying the heart but of supplying the vacuum with the divine occupant. Uyu muntu agakeneye
ntabwo akeneye gukurwamo umutima we abadayimoni kugira ngo umutima usigare uri vide, uri empty heart. Oya, ahubwo Imana ikenera no kuzana imigisha yo mu ijuru kugira ngo iyuzuze umutima w'iki w'uwo muntu. Haleluya. Imigisha yo mu ijuru Imana ikeneye kuduha twayibonye ni umwuka w'Uwiteka. Nibitaba bityo abadayimoni bazahora iteka ryose bifuza gusubira muri wa mutima bahoze batuyemo. Imana idufashe kugira ngo igikorwa cya mbere Yesu yadukoreye cyo kutubabarira twe kugipfusha ubusa, ahubwo imitima yacu tubwire Yesu tuti nubwo imitima yacu ari ibindi biri mu busa, twuzuza ubuntu bwawe, twuzuza amasezerano avuye mu ijuru. Nubwo nabwiye ko iriya kota yari ya nyuma, ariko munyemerere, ndikubona rwose ko narengeje igihe nahawe, munyemerere amagambo sinjye ntayasomye. Abayobozi ba gahunda bambabarire kuko aya magambo araryoshye ndumva nashaka kuyasiga. Sigaye kote ebyiri, amagambo araryoshye ndumva ntayasiga. Ndabibona rwose ko maze kurenza iminota mike muri hangara. Imana idufashe, aya magambo araryoshye kandi araza gufasha abantu mu rugendo rwanyu rwa Gikristo. Urwitso nteguza rwo kuwa 11 z'ukwa gatatu 1990. Imana idufashe guha agaciro amasezerano yayo. Mwumva ukuntu twuzuza Kristo muri twebwe. Nuko tugomba kuzuza imitima yacu amasezerano y'Imana, kandi twimenyereze kubika ijambo ryayo imitima yacu ngo ridukomeze. Amen. Dukwiriye kwambara intwaro z'amasezerano y'Imana. Imitima yacu ikwiriye kurindirwa muri ayo masezerano. Haleluya. Igihe Satani aje mu mwijima w'icuraburindi agashaka kubundikira umutima, ujye usubiramo amasezerano y'Imana. Amen. Amagambo y'Nyasiga Satani yari kuba turiganyije cyane rwose. Murumva Satani abasha kuza kudutera. Muyeje kudutera twarabiki ijambo ry'Imana mu mutima wacu, niko Dawidi yavuze, ngo nabiki ijambo ryo mutima wanjye kugira hageze gute. Nta gucumura. Mu gihe Satani ashe kuntera, ngomba guhita nibuka amasezerano y'Imana nkayishingikirizaho. Igihe umurimo wacu utangiye kugorana kuba kutizera, tujye duhura n'abafite kwizera kugira ngo kwizera kwacu kongere kuzahuke. Amen. Mujye kwizera kwanjye kwacogoye, nkeneye gusanga umuvandimwe, nkeneye gusanga inshuti, nkeneye kujya bari bantu njya gutera nabo kugira kwizera kwanjye kongere kugenze gute kuzahuke. Quote isoza ari muri manuscript released volume ya 7 page 113 Faransemo. Ari nacyo navugaga nti aya magambo nyasize Satani yabaturiganyije. Nayo ngiye gusoreza. There are those over whom the control of Satan seems for at a time to be broken. Hari abantu mu gihe runaka bigaragara yuko Satani atagitegeka imibereho yabo. Through the grace of God, binyuze mu buntu bw'Imana, they are set free from evil spirits. Binyuze mu buntu bw'Imana, Imana ibirukanamo abadayimoni cyangwa se imyuka mibi that has held dominion over the soul. Imyuka mibi yari yarigaruriye cyangwa yari isigaye itegeka imitima yabo. But ariko nubwo Imana ikora ibyo ngibyo, they don't surrender themselves to God daily. Ntabwo bakora ikindi gikorwa cyitwa kwiyegura Imana buri munsi, that Christ might dwell in their hearts, kugira ngo Kristo ature mu mitima yabo. Muri bako kugira Kristo ature mu mitima yacu, birasaba kwiyegura Imana buri munsi. And when the evil spirit return, maze iyo badakoze icyo gikorwa, iyo abadayimoni cyangwa imyuka bugarutse mu mitima, ntabwo garuka ari umwe, ahubwo garukana abandi badayimoni 7 barusha wa wundi wahozemo ububi, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikazaba bibi kuruta ibya mbere. Reka nkoreshe illustration twabonye. Ibyo hanyuma bye bikazamubera nk'uko ibya Sawuli byagenze, kandi yari yarahawe umwuka w'Uwiteka ubwo yemejishwaga amavuta. Imana idufashe ibyo gukinisha ibya nk'uko Sawuli byamugendekeye, ahubwo niba binyuze mu kwihana, Imana iduhaye umwuka w'Uwiteka tumusigasire, tumurinde, kandi twamenye ko igikorwa cyo kumusigasira no kumurinda ari ukwiyegura Imana buri munsi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka twongere dusenge Imana. Waho biri bushobokere, reka dusenge dupfukamye kugira ngo dusabe Imana iyi mpano yo kugira ngo twige kwiyegurira buri munsi, kugira ngo mu gihe Imana dukije icyaha runaka, mu gihe Imana dukije umudayimoni runaka, tujye dusaba Imana kugira ngo iyo mbaraga duhawe igume muri twe kugira ngo twe kuzasubira inyuma mu izina rya Yesu. Reka iryo ribisenyisho rya buri muntu wese mu mutima akanya gatoya. Munyemerere, murabizi ko nkunda kugira uwo muco. Reka buri muntu wese aho ari afata akanya gatoya abisengere, nyuma ndaza nanjye kongera gusenga none umuyobozi wa gahunda asubizwe gahunda. Uwiteka Mana yacu, turacyagushima, turi imbere yawe, izina ryawe ryiza, izina ryawe cyane ukarihabwa icyubahiro.
ijambo ryawe ryongeye gukora ku mitima yacu cyane. Wongeye kuvugana natwe atari kubw'amagambo yanjye, abo umwuka wawe wera udusobanuriye buri muntu wese aho ari mu rugendo agendanamo nawe. Utweretse aho twatsindiwe, utweretse aho twaguye tukagwa Mana, twaguhaye imitima yacu by'igice. Ntabwo twari tuzi ububi n'ingaruka bizadutera, ntabwo twari tuzi igihombo bizadutera, ntabwo twari tuzi yuko byatuma umuntu agera ku rwego rwo gukora nk'ibyo Sawuli yakoze. Hari igihe twamusekaga tutazi yuko natwe ariko tumeze, ariko tugushimiye ko twabonye ko umukiranutsi aramutse aguye akihana wamubabarira. Uturinde kuva mu buntu bwawe Mana, aho twaguye tukagwa turagusabye kugira ngo tubabarire. Ijambo ryo ryaravuze ngo uza aho uri ntuzamwirukana hato. Turaje Mana, turakwinjize kugira ngo usoze iryo jambo wavuze, we kutwirukana, we kuduciraho iteka ku gihe cyose twagiye dukinisha imbabazi zawe, ahubwo uduhindure ibyaremwe bishya. Wirukane abadayimoni baritse mu mitima yacu Mana, twagiye dukinisha ibyaha tutazi ingaruka n'uburemere bizadutera. Ntabwo twari tuzi uburyo bizatugeza kure. Ibintu byinshi byagiye bidutwara umwanya wo gusabana nawe, bituma tumara igihe tudasabana nawe, kandi tubonye ko gusabana nawe buri munsi ariho hari ibanga. Turakwinjize kugira ngo Mana utugarire ibihe byacu bya mbere, utugaremo urukundo rwa mbere Mana, nk'uko abisabye itorero rya Efeso bisaba ko ryakongera kugukunda cyane. Natwe uko twagukundaga kera niko tugusabye kugira ngo wongere kudutera umutima wo gukunda, nk'uko twakundaga cyagiye ubwo twagusabaga imbabazi ibyaha byacu. Umuntu wese igihe yagushakaga, igihe umuntu wese yarababajwe n'ibyaha bye, ukamwishurira akakira imbabazi zawe mu mutima binyuze mu kukwizera Mana, ibyo bihe yari arimo twongeye kubigusaba. Turakwinginze kugira ngo ubidusubize Mana. Uri Mana ibasha kurestora, ibasha kongera kurema bundi bushya. Turakwinginze kugira ngo udukore icyo gitangaza. Imitima yacu tubonye uburyo ikeneye umwuka w'Uwiteka, umwuka wo kugira ngo abadayimoni bose baritse mu mitima yacu birukanwemo. Mana, turakwinginze kugira ngo mu mitima yacu uzemo umwuka w'Uwiteka. Turifuza kubaho tunesha, ntabwo dushaka kunesha by'igice, ahubwo dukeneye kunesha mu buryo bwuzuye. Reka ibi bihe bidasanzwe waturemeye bibe ibihe byo kugira ngo uhereye ubu kugeza iteka ryose twe gusubira inyuma, kandi imibereho yacu ye kuba imibereho Satani akoresha kuruta uko akoresha abapagani, bitewe n'uko twahindukiye akazuyazi. Mana, wakira ukwitanga kwacu. Tuzi neza ko udashaka kuduciraho iteka, tuzi neza ko ushaka ko dukira. Tugushimiye imitima iri hirya no hino ku isi iri kuniha iminiho muri kano kanya, ibabajwe cyane n'uko twaguhemukiye. Twe tubabajwe cyane n'uko Mana izina ryo ryatutswe kubera twebwe. Turambuye ibiganza, turakwinjize kugira ngo twakire imbabazi zawe bwo kwizera. Mana, udutangire urishya. Dutewe ipfunwe n'ibyo twakoze, dutewe agahinda n'ukuntu izina ryawe ryagiye ritukwa kubera twebwe. Aribwo tukiri bazima, ni ikimenyetso cy'uko kwihana bishoboka. Ubwo bishoboka uduhe kwizera ko tubabariwe nawe. Tugushimiye yuko uri ukomeze kubana natwe. Abari mu bihugu aho bwije, turagusabye ngo uduhe imbaraga zo gukomeza kubana maso nawe. Uduhe kuba maso nka Yakobo kugira ngo twe kukurekura kugeza uduhaye umugisha. Tukunambeho Mana, tubere maso ubugingo bwacu kugeza umugisha wadusezeranye muri aya materaniro usojwe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen.